dushimire Imana rero yatugejeje hano idukuye mu ngo zacu kugira ngo tuze twumve icyo yaduteguriye. Kubw'imbabazi zayo rero atugirira mu mwana wa Yesu Kristo, arashaka ko twese ko turi hano tugakirizwa mu bwami yagiye kudutegurira. Uyu munsi rero ntabatindiye, reka dutangize isomo ririmo imbaraga uburyo muri Yohana 14:26 rivuga ngo umufasha niwe Mwuka Wera uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abigutse ibyo nababwiye byose. Uwo mufasha ndamwitabaje kugira ngo anyihangemo amagambo ngiye kubabwira abaturutse ku ntebe y'Imana y'imbabazi, aho Yesu Kristo ari hagati y'abakerubi ari kudusabira imbabazi twese ngo tuzabone ubwami bwe. Mu gihe rero atari yaza, turi hagati y'urupfu n'ubugingo, kuko hari inzira ebyiri tugomba guhitamo. Yesu Kristo yifuza ko twahitamo ubugingo, ntabwo yifuza ko twahitamo urupfu. Byaba bibabaje rero turamutse duhisemo ibyo atatwifuriza. Reka dusenge. Data twese mu ijuru, uzi ko ntacyo ndicyo, ni wowe wampaye ubutumwa kandi ni wowe ugiye kubusohoza ngo ubushyitse mu mitima y'abakumva, kugira mu mitima y'abari hano twese nanjye ntisize ibobezwe n'ikime kive mu ijuru, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku byerekeye umunsi w'umwami. Uriya munsi w'umwami kuri iyi si uvugwaho ibintu byinshi. Ndagira ngo dutahe tumenye niba umunsi w'umwami uvuga mu byashuro cy'Amara mu wa 10 tubona ko ari kashe cyangwa se ikimenyetso cy'Imana, tumenye yuko tuzabona ubugingo buhoraho. Niba tuzi ko umunsi w'umwami ari icyumweru nk'uko abisi babivuga, tumenye ko ari ikimenyetso cy'Imana, ko ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Mbere y'uko tujyamo rero, hari uburyo bubiri tugomba gukoresha mu gihe tugiye kureba ukuri. Dia ibanza murabona ko bivuga yuko tugomba gusobanuza iby'umwuka w'Imana, iby'umwuka bindi. Ni ukuvuga ngo tugomba kwirinda gukoresha ubwenge bw'abantu. Iby'umwuka tugomba kwisobanuza iby'umwuka bindi. Nta nyandiko zo hanze tugomba gukoresha. Dia ikurikiyeho iratubwira yuko ubwenge bwo kwiga ijambo ry'Imana buri mu kugereranya ibyanditswe mu isezerano rya kera tukabigereranya n'ibyanditswe mu isezerano rishya. Ijambo ry'Imana ahangaha ryavuze yuko amasezerano yombi y'Imana ari nk'amabere y'umugore yongerezamo uruhinja rwe. Umugore yari konsa uruhinja ntabwo atoranya ngo umwana aronka ahangaha ahandi ahareke, ahubwo iyo yonsa uruhinja amuvana ku ibere akamushyira no kuri rindi bere. Isezerano rishya rero ni ibere rimwe, isezerano rya kera ni irindi bere. Imana itwongerezamo amashereka agomba kudukuza mu nzira ya Gikristo turimo.
muri iki cyiciro cy'umunsi rero ni uko ndabigenza, turagenda dukura bimwe hano ibindi tubikure hariya. Mbere y'uko rero mvuga ibyerekeye ikimenyetso cy'inyamaswa, ndahera ku kimenyetso cy'Imana icyo ari cyo. Uriya munsi w'umwami ni ikimenyetso cy'Imana cyangwa uriya munsi w'umwami ni ikimenyetso cy'inyamaswa? Indi dia iravuga ngo urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:19 atubwira yuko nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi uvuga izina ry'Uwiteka ava mu bidatunganye. Aha ngaha murabona ko ikimenyetso cy'Imana kivuga ngo Uwiteka arakuzi wowe wicaye aha ngaha, Uwiteka aranzi yuko nawe umuzi. Si uko Uwiteka atuzi gusa, ahubwo ko natwe tuzi Uwiteka uwo ari we, ko ari we waremye ijuru n'isi n'inyanja byose. Ikimenyetso cy'Imana kigaragarira mu kumenya Uwiteka uwo ari we. Hari isengesho Yesu Kristo yadusengeye rikomeye cyane, Yohana 17:3, indi dia aragusengera apfukamye mu gashyamba ati ubu niko ubugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye uwo ari we, ko ari Yesu Kristo. Kumenya Uwiteka ko ari we muremyi n'ijuru n'isi n'inyanja byose, bakamenya n'uwo yatumye Yesu Kristo, nibwo bugingo buhoraho Yesu Kristo bwavuze. Muri bwo itegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Uwo muntu uzi ko nta yindi mana ibaho ahubwo ko hari Imana yonyine imwe yaremye ijuru n'isi n'inyanja byose, akamenya na Yesu Kristo watumwe kugira ngo aze kuducungura, afite ubugingo buhoraho. Afite kandi ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwe, mu bwenge bwe, mu mutima we no mu bugingo bwe. Mu ndunduro y'abamarayika batatu, ubutumwa buheruka isi Imana yohereje hano ku isi bw'imbuzi, mu ndunduro yabo atubwira indi dia havuga hacyatse aha niho hari abitondera amategeko y'Imana, bakagira no kwizera nk'uko Yesu Kristo. Muri iri somo hari ijambo ntashyizemo. Muri iyo somo abitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'uko Yesu, Bibiliya ibita ko ari abera, ibita ko ari abera. Ni ukuvuga ngo mu kimenyetso cy'Imana havuga yuko bitandukanyije n'ibibi, bitandukanyije n'ibidatunganye, ni abera, kuko babibwiwe nuko amategeko y'Imana ayibabwira. Ubu rero uzi Imana w'umutegeka w'ijuru n'isi, nk'uko ikurikiyeho ibitubwira muri Yakobo igice cya 4:12, yuko umutangamategeko n'umwe wenyine gusa. Uwo mutangamategeko mu Cyongereza baravuze ngo ni lawgiver. There is only one lawgiver. Ntabwo ari babiri. Abatangamategeko ntabwo ari babiri.
ntabwo ari batatu ahubwo ni umwe gusa. Kumenya uwo rero umutanga amategeko ushobora kurimbura, ushobora gukiza, wabonye ubugingo buhoraho. Muri bikorwa Yesu Kristo yavuze ati ntimutinye abategetsi bo kuri iyi si bica umubiri wonyine gusa, ahubwo mutinye uwica umubiri akarimbura n'ubugingo muri Gehinomu. Ni umwe gusa, umutanga amategeko ni Yesu Kristo n'Imana. Iyo uzunguwo uba wabonye ubugingo buhoraho. Indi iratubwira ngo niwe utegeka bikaba, niwe uvuga bikaba, niwe utegeka bigakomera. Wenyine nta wundi, kuko ntabwo uriya muburo uri mu bamarayika batatu, cyane cyane marayika wa gatatu, Imana yaba yarawushyiremo ubusa. Niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa n'iby'Imana yashatse kutubwira. Muri iyo mvugo ya marayika wa gatatu, Uwiteka aravuga ati umuntu wese naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyiraho ikimenyetso ku ruhanga ndetse no ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku mujinya uzaba uri mu gacuma katavanzemo imbabazi. Icyo Imana ishaka kuvuga ni iki? Inyamaswa yavugaga ni iyihe tutagomba kuramya? Ikimenyetso, igishushanyo cyayo ni ikihe tutagomba kuramya? Iyo mvugo rero niyo nshaka kugira ngo uyu munsi tuganireho, kuko irambuzi ya marayika wa gatatu irerekana yuko umurongo wa 12 twabonye ugereranya abantu bavugwa ku murongo wa 9 n'uwa 10 na 11 n'abavuga ku murongo wa 12. Ku murongo wa 12 haravugwa bitondera amategeko y'Imana, haravugwa bera, haravugwa bamenye Uwiteka, bitanduye n'ibidatungana. Ku murongo wa 12. Ku murongo wa 19 n'icumi haravugwa abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Iyo comparaison iratwereka yuko bariya baramya iriya nyamaswa ntabwo bitondera amategeko y'Imana. Bariya bitondera amategeko y'Imana bararamya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Kuko marayika wa mbere aravuga ngo mutinye Imana, mwubahe Imana, muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira urubanza gisohoye, muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wa mbere ahamagarira abantu kuramya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, umuremyi. Marayika wa gatatu akatuburira, mwitonde mwe kuramya inyamaswa ahubwo muramye Imana. Ni ukuvuga ngo aha niho kwihangana kwabera kuri. Abitondera amategeko y'Imana baramya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Abaramya inyamaswa shwida amategeko y'Imana niyo yakozwe. Niba rero inyamaswa irangwa no kwica amategeko, ntabwo igishushanyo cyayo kizabura kuyica. Umunsi umwe hari umuhanuzi Imana yavugiyemo witwa Daniyeli. Daniyeli yavugiwemo ibizaba bitaraba mu ishyaka rya 25. Avuga ko hari ubutegetsi buzaduka ku isi buzahindura amategeko. Hari ubutegetsi buzaduka ku isi buzahindura amategeko. Byarabaye, urwandiko bwarasohoye, reka tubirebere hamwe niba bwarasohoye. Hari agatabo nshaka kugira ngo Robisi nashyire kuri ekara, turebe ukuntu amategeko y'Imana yahinduwe. Mbese Robisi wabishobora? Kariya gatabo inyuma handitsemo ngo igitabo cy'umukristo, ubutegetsi bwigishirizamo abayoboke babo. Okay? Ya indi paji ikurikiyeho, itegeko rya mbere twarisoma ngo urajye usenga Imana imwe rukumbi gusa, uzabe ariyo ukunda gusa. Itegeko rya kabiri,
ntuzarahire izina ry'Imana ku busa cyangwa mu binyoma. Iri ni rya kabiri. Ntarakomeza abafite Bibiliya mufungure Kuva 20. Irya mbere twarisomye. Irya kabiri ravuga ngo ntuzavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Hari itegeko bakuyemo ni ririya nashyize kuri ekara. Murayibona kuri ekara. Biriya barikuyemo mu nyigisho mu gitabo bigishirizamo abayoboke babo. Ntaririmo maze mwumve uko rivuga. Ntukirime igishushanyo kibajwe cyangwa isanisho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu butaka cyangwa amazi yo mu butaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ari Imana ifuha. Murabona gukiranuka kwa base kageza kuzuza ubuvi n'abanyanga, nkabara bankunda bakitana amategeko yanjye, nkabarira kageza kuzuza babo bibiri igihumbi. Mu mpamvu batanze bavuga impamvu bakuyemo iri tegeko, baravuze impamvu ya mbere bavuze yuko atari ngombwa kurirondora ryose, ngo kuko rikubiye mu rya mbere. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ngo uko bigisha amategeko y'Imana, ngo ni nk'uko Imana ubwayo yagennye ko yumvikana. Bishatse kuvuga yuko uburyo Imana yagennye ko yumvikana ni buriya buryo bayandika mu gitabo yigishirizamo abakristo. Uko no guhindura amategeko y'Imana. Kubera ko irya kabiri barikuyemo rero, muri Bibiliya irya gatatu niryo bagize irya kabiri. Irya gatatu muri Bibiliya riravuga ngo ntukavuge ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Irya gatatu. Ariko barigize irya kabiri. None irya kane rivuga wibuke ko umunsi w'Isabato, barigize irya gatatu. Kandi naryo bararihina. Irya gatatu bavuga ngo uragiye ku munsi wa Mungu gusa barikiramo. Ariko murebe ukuntu ryanditswe muri Bibiliya yacu. Murebe ukuntu ryanditswe amagambo yose bakuyemo. Wibuke ko umunsi w'Isabato, iminsi itandatu ikora, aho rikora mu mirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo Sabato Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umunsi ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwawe, kuko mu minsi itandatu ari Uwiteka yaremye ijuru n'isi n'inyanja irimo byose, akaruhukira ku munsi wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'Isabato akagira ate? Akaweza. Iryo baraririye kugira ngo amagambo yose Imana yashyizemo atagaragara mu itegeko ryayo. None irya gatanu rivuga ngo wubahe so na nyoko, barigira irya kane. Barakomeza bazamura imibare bageze ku 9 babura irya 10. Babura irya kangahe? Irya 10. Babuze irya 10 bati kugira ngo uyu mubare umwe ube wuzuye, reka tugabanye itegeko rya 10 mo kabiri. Irya 9 baravuga ngo ni wibuke ntusifuze umugore mugenzi wawe. Irya 10 baryita ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Uko ni uguhindura kwa mbere amategeko y'Imana. Habaye kuzuye ubuhanuzi bwa Daniyeli bwaruzuye muri uku guhindura amategeko y'Imana. Noneho hari ukundi guhindura kuzuye vuba muri iki kinyejana turimo. Hari ukundi guhindura kuzuye vuba muri iki kinyejana turimo. Papa, reka mbabwire, Papa aherutse kujya muri Amerika Latine, sinubeshyira ibintu yavuze. Reka mbasomere ibyo ikinyamakuru giherutse gusohora kivuga uko ihindurwa ry'amategeko 10 agiye kuzakorwa. Papa Francis, ntabwo nabyanditse nabisoma, mbabarire. Papa Francis yatangiye gukora yavuze nyir'ubutungane. Papa Francis Imana yamutegetse guhindura amwe mu mategeko yayo 10, ndetse
inamusaba kongeramo irindi tegeko rijyanye n'ubutinganyi. Twumve ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka, ubwo ni umwaka washize, amakuru mashyashya avuye mu iyobokamana avuga ngo ni ikintu gitangaje ko buri wese yakumva ko amategeko 10 yahawe Mose muri Bibiliya yapfa guhindurwa cyangwa se kuvogerwa na buri wese. Gusa mu minsi mike ishize, ubwo Paulo umushumba wa Kiliziya Gatolika, Papa Francis, ubwo yari muri Amerika y'Epfo, yavuze ko Imana yamutegetse guhindura amwe mu mategeko 10 yayo yahaye Abisirayeli ubwo bari ku musozi Sinayi. Ayo mategeko ni ay'uko ikiremwa muntu gikwiriye kwitondera kugira ngo kitazagirwaho n'urubanza urwo ari rwo rwose. Papa Francis ubwo yagezaga ijambo ku bantu mu mujyi umwe wa Buyayakwili, yavuze ko guhindura itegeko rya 4 mu mategeko bigisha abakristo ni itegeko rireba kubaha ababyeyi, ari ryo rya 5 muri Bibiliya. Icyo kinyamakuru kikaba kimeze yuko itegeko rya 2 bari kubyo nabisobanuye, ntabwo bitindaho. Ikinyamakuru kiravuga ngo uguhindura itegeko rya 4 ngo abihera ku kuba ikiremwa muntu kitubahirizwa hano ku isi, ahantu hose ku isi hirya no hino, kandi ijambo ry'Imana riba risaba ko buri muntu wese yubaha mugenzi we. Ubusanzwe iri tegeko rihatira abana ngo bajye kumvira ababyeyi babo, ariko ngo biziyongeraho indi ngingo itegeka mwene muntu kubahiriza uburenganzira bwa mugenzi we. Papa Francis kandi avuga yuko Imana yamusabye ko itegeko rya 7 ari ryo rya 8 muri Bibiliya yacu ribuzanya gusambana, ribuza abantu badahuje ibitsina, gusambana, ryazavugururwa ngo rikongerwaho kubuza abaryamana bahuje ibitsina, kuko ngo icyari icyaha kimaze kugera ku rwego rwo hejuru, kandi Imana ari icyaha yanga urunuka. Gusa yavuze ko itegeko rikumira abatinganyi rishobora kuzaba itegeko ryihariye muri ayo mategeko, maze aho kugira ngo akomeze kuba 10 akagirwa 11. Umuvugizi wa leta ya Vatikani, mwumvise ko i Vatikani ari leta yihariye. Ni ukuvuga ngo iyo ari leta aba ari ubutegetsi. Ariwe Father Frederick Lombard yatangaje ko ayo mategeko arimo gushushanywa n'umuhanga w'umutaliyani, ku buryo mu minsi ya vuba bazaba bashyize hanze urutonde rushya ruvuguruwe rw'amategeko uko ari 11. Yashoje ijambo rye avuga ko ayo mategeko bazayamurikira isi yose ku mugaragaro hifashishijwe ikoranabuhanga ryihutisha amashusho. Bavandimwe, igihe aya mategeko azasohoka, sinkizi ngo barimo arashushanywa, ntabwo yasohoka ku mugaragaro, ariko igihe azasohoka ntabwo Papa Francis ashobora kuyahatira mu ntekerezo za mwana w'umuntu, ntashobora kuyageza ku mutima w'umuntu, ntashobora kuyageza mu bwenge bw'umuntu, ntashobora kuyageza ku bugingo bw'umuntu, kubera ko ntafite ububasha bufitiye. Iby'Imana ntabwo ari ububasha. Imana tubwiye ko imbaraga ishyira amategeko ku mutima, imbaraga ishyira amategeko mu mwuka, imbaraga ishyira amategeko mu bwenge, mu ruhanga, ari umwuka wera. Urwakore rwabo ni icyambere cya gatatu mu rwa mbere ya gatatu. Amategeko adahuje n'ubushake bw'Imana ntazagera ku mutima wawe, wanjye. None se azabikora azabigeraho ate kugira ngo agere mu mpanga y'umuntu, kugira ngo agere mu bwenge bw'umuntu, kugira ngo agere mu mpanga y'umuntu, agere mu bwenge bw'umuntu, agere mu bugingo bw'umuntu? Azabigenza ate? Ibyanditswe 13 yayikurikiyeho itubwira yuko azitabaza inyamaswa yavuye mu gitaka.
Amerika. Itubwira ko zitabaza inyamaswa zo mu gitaka Amerika, kuko iyo nyamaswa ariyo ubutegetsi bwa Amerika buzabutegeka isi yose. Ubu ntarabishobora kubera ko ntarabona ubutegetsi bw'abanyamerika. Namara kubona ijambo ry'Imana ritubwira yuko azatera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, n'abamudendezo n'ab'imbata, bazashyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ni ukuvuga ngo ariya mategeko uko arimo gushushanywa na papa azahatwa mu bwenge bwa muntu, azahatwa mu bugingo bwa muntu. Kumbunda duzi ko imbunda bazi kwikoresha. Abaremye inyamaswa rero ni abahe? Abaremye inyamaswa twavuga yuko ari umuntu wese ntarobanuye wubahiriza ariya mategeko papa yashyizeho. Amategeko yashyizweho na Kiliziya Gatolika nk'uko yahinduwe, nk'uko yanditswe mu gitabo cy'Abakristo, ahesha ikuzo, ahesha icyubahiro, ahesha kuganza, ahesha kuramburwa n'uwayashyizeho. Uwo ni we ahesha icyubahiro, ahesha icyubahiro wayashyizeho. Igikorwa rero nk'icyo cyo kumvira amategeko ashyizweho n'umuntu kizaba ari ikimenyetso cy'isumbwe. High honor. Uwo muntu ahaye papa cyangwa se uwo muntu ahaye ubutegetsi bwashyizeho mu cyimbo cy'Imana. Reka nsubire mu iryo jambo. Igikorwa nk'icyo cyo kumvira amategeko ashyizweho n'iyo nyamaswa kizaba ari ikimenyetso cy'isungu uwo muntu ahaye mu mutima we, icyubahiro ashyize mu bwenge bwe, icyubahiro ushyize mu bugingo bwawe, aho kugiha Imana yaguha amategeko wanze kukumvira. Igihe uzaba usumbishije Imana mu mutima wawe, ugasumbisha Imana mu mutima wawe n'ubutegetsi bundi bwashyizeho andi mategeko atari Imana, uzaba uri kuramya ubundi butegetsi butari Imana. Abaremye Imana rero, abaremye Imana bo bazabigaragarisha mu buryo bw'umwihariko. Bavandimwe, baha agaciro gakomeye itegeko rya kane, kuko itegeko rya kane riri mu mutima w'amategeko icumi. Itegeko rya kane Uwiteka avuga ko ari ikimenyetso cyayo. Igihe ikurikiyeho nicyo bitubwira. Imana imaze kurema ijuru n'isi, yahaye umugisha uriya munsi wayo, iraweza. Urumva ko rero itegeko rya kane rivuga yuko Imana ritunga urutoki Imana ko ari umuremyi. Iyo Mana muremyi urayizi, iyo Mana muremyi irakuzi. Niba uyizi ikabikuzi, ufite ubugingo buhoraho. Niko Yesu Kristo yavuze, kuko icyo nicyo kimenyetso cy'Imana. Ndasaba Imana kugira ngo icyo kimenyetso cy'Imana kibe mu mutima wawe, kibe mu bwenge bwawe, kibe mu bugingo bwanjye, kibe mu bugingo bwawe, kuko ubwo nibwo bugingo buhoraho. Ari amagambo Yesu Kristo ntaza kuvugwaho. Indi gihe iratwereka ko amagambo Yesu Kristo yavuze ndagusabira kugira ngo ye kuzamuvugwaho, ye kuzamuvugwaho. Bansengera ubusa kubera ko inyigisho bigisha abayoboke babo ari iki? Kuki mutansubiza? Aya mategeko y'abantu. Hari gahunda nshaka kugira ngo tuganire nanyirezaho. Hari gahunda yashyizweho na papa, yashyizweho ni Roma. Iyo gahunda yashyizweho ni Roma iravuga ngo
isi yose yari yakiriye. Muzi ko afite abayoboke ba miliyoni na za miliyoni mu bihugu byose byo ku isi. Iyo gahunda iravuga ngo umunsi w'umwami uvuga mu byahishwe cyane mu wa 10 ngo ni ku cyumweru. Umunsi w'umwami ngo ni ku cyumweru. None se nibyo koko?